Yes, reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Ni update z'aka kanya aho ibintu bikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni mungu tuze turebe uko situation ihagaze nyuma yuko bamwe mu bazalendo bagiye gukora amateka muri Goma ariko bagakubitwa uruhenu. Maginga ya sayi bongeye kugaba ibitero karundura ku kibuga cya Kavumu. Hano ni ku kibuga cy'indege. Bigaragara yuko abo bazalendo bafite misiyo ikomeye cyane yo kuzengereza iri huriro rya FCM23. Byifashe bite mu mujyi wa Goma sayi, byifashe gute ku yandi ma aksi agiye atandukanye. Nibikomeje kugaragara muri Katanga aho turi burebere hamwe uko situation ihagaze. Ese ko bimeze biti? Ibivugwa nibi abenshi barakitiranya uno mutwe, ariko abenshi nibo bari basobanukirwa ukomeje kukameza, ndetse ubona yuko watangiye kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye nyuma yo gufata ibice by'ingenzi byerekeza mu mujyi wa Lubumbashi. Ni mu nkunde rero tuze turebe n'ibitero karundura bimokoze biri gukorwa muri izi saha, aho maginga y'abadede bakamejeje muri region ya Bijombo mu gace ka Muramzi. Ni munyemerere rero tuze kwakira ku murongo wa telefone n'umuroko wacu Foma adutembereze ku kibuga cy'imirwano mu buseruko bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni mungunde mbanze mbashimire, mbifuriza amahoro y'Imana mwazimo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere nta kindi musabwa uretse gukanda subscribe, like, bityo mukongera mu muryango mugari adahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Ibyo nibyo twabijeje kandi nabyo dukomeza gushyigikira mu buryo bwose bufatika. Nge muri kumwe kandi tugiye gukomezanya, ndi Damien Umugisha. Ku murongo wa telefone tugiye kwakira umuroko wacu Infoma. Bwana Bizima wongeye kwirwa neza? Mwiriwe neza. Byakaze byakomeye ihuriro rya FARDC ngira ngo ryikanze bano bakomando baherutse gupasinga. Bivugwa yuko baje gufata imijyi ibiri ikomeye mu nshingano babahaye. Ibyo ni ijambo ryatangajwe kuri pass out y'iki gisirikare cy'ihuriro cya FARDC, aho bavuga yuko baje gukuramo umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Bwana Bizima, iyi ntiyaba ariyo mpamvu cyangwa ari intangiriro zo kuba abazalendo bakomeje kuza kugaba ibitero muri ibi bice? Ntabwo wabishingiraho cyane kuko ubona ko n'ubundi kari agace ni agace ubona ko karimo ahantu h'ingenzi cyane uwo ari we wese w'umwanzi yakwifashisha, kuko pariki ya Virunga ni pariki nini cyane kandi ntabwo amakuru neza ko itajya ibasha kugenzurwa neza na M23, ndetse na government ifite ubushobozi bwo kugenzura umujyi wa Goma. Ntabwo abasirikare ba FARDC bagenzuraga kari agace ka Virunga, kari agace kahariwe FDLR kuva intambara yo muri za 98 kugeza uyu mwaka turimo. Ntabwo kari agace kigeze kagenzurwa n'urundi ruhande rutari FDLR. Rero ni agace ubona ko M23 yanze kwijandikamo cyane, na n'ubu nta operasiyo zikomeye zigeze zibamo. Ariyo mpamvu ubona ko hakiriyo force nyinshi cyane za wazalendo na FDLR, mu buryo ubona ko zizakomeza kujya zisabota ibi bice bisatira umujyi wa Goma, kuko ariho babonera ubuzima n'imibereho. Yes, nibyo Bwana Bizima, birakomeye kandi birakaze mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane, ariko waduha ishusho z'aka kanya uko umujyi wa Goma uteye. Yego, uko bimeze mu masaha turiho nuko umutekano n'ubundi ukomeza gusa naho ugenzurwa cyane n'ingabo zihagenzura za M23, ariko cyane cyane bibanda mu gushaka amakuru, kuko bigaragara ko hano hari infoma zabo cyane ku rwego rwo hejuru, ariko bamwe banatangiye gutabwa muri yombi, harimo igitsina gore, ndetse ubona ko bafite amakuru yose cyane y'iyi force yari isa naho yagabye ibitero muri aka gace, kuko bajya no kuza babahaye amakuru yose ashoboka bijyanye n'uko ingabo baba bazi intera zirimo, ku buryo igikorwa cyabo bashobora no kugikora bagasubirayo nta muntu ubakomye mu nkokora, uretse iri joro ritababereye ryiza bijyanye n'uko habayeho ikibazo cyo gutanga amakuru ku gihe, kandi bikaba ngombwa ko basa n'abacakirana batarava muri iki cyerekezo bari barimo. Ni ibintu ubona ko ubu ngubu umutekano hari nta kibazo, ariko ni urwikango cyane ku baturage, kuko izi force hari igihe ziza zikaba zihitana n'ubuzima bw'abantu bijyanye n'umujinya w'uko bamenye neza ko harimo abatanga amakuru ku ruhande rwa M23. Rero ni ikintu ku baturage ubona ko
kiba kibashyira mu majune cyane ku buryo ubona ko batabohotse cyane ku mpande zombi bijyanye n'ubuzima bwabo ndetse n'umutekano. Yes, nibyo mu kanya sahi twakiriye amakuru avuga yuko habonetse n'ibindi byagiye byangirika. Abenshi bari bazi ko wenda ari ibitero byaje gusa, ariko n'iduka bari baje gusahura, ndetse bikaba binagaragara ko iri duka ryamaze gushya kandi rigashya ku buryo bukomeye. Bwana Bizima, sahi abantu bakoraga muri iri duka bari mu buhe buryo? Ese hari ubutabazi babakoreye? Ese niki cyabaye nyuma yo kubona ibi bikorwa bikomeje kugenda biba, cyangwa amagingo aya nyuma y'uko wenda twakiriye ko iri duka ryahiye ndetse n'ino nyubako igashya ku buryo bukomeye, nta bandi baguye muri iki gitero wari wabasha kumenya? Nta bandi bari batangaza baguye aha hantu, ariko iki gikorwa cyo kuba basahuye aha hakaba habaye n'ingaruka zo gushya. Ni ikintu bakoze nkana, kuko bakimara gusohora ibi bintu bagasa naho bateshejwe, ariko gusa naho byabateye umujinya cyane yuko amakuru yatanzwe ku ruhande rw'ingabo zabaye nk'izitanga ubutabazi ahantu baketse ko nyiri iri duka utabagamo nyine wakoraga afite ahandi ataha ari we waba yabimenya agatanga amakuru. Rero byabanye nk'umujinya cyane ukomeye ku buryo ahari kompora barashemo, kandi ubona ko barirashemo nkana, kuko nta mwanzi barasagamo, nimwo bari bavanye ibyo kurya, urumva babikoze nkana bavuga ati nawe yenda hombe kuko dutangiye amakuru atubujije kujyana ibyo kurya twari dukeneye. Ariko haracyari ubuvugizi bukiriho cyane ku ruhande rwa M23 ku buryo ubuyobozi hari icyo bashobora gufasha umuntu, kuko ubona ko yangirijwe cyane bikomeye. Ni ahantu hatabonetse n'ubutabazi bwo kuzimya mu gihe, kuko hangiritse byinshi bijyanye n'umuriro wari urimo. Yes, mbere y'uko tujyana ku yandi maxe, nyemerera tubanze turebe uno mutwe bita MDKR mu magambo arambuye, ni Milice du Mouvement Debout au Katanga pour la Libération du Congo. Iyo nguyo ni umutwe mushya wadutse muri Katanga. Ahangaha ukaba warafashe lokalite ya Nkonga, aha ni muri teritwari ya Mitwaba, aha ni muri province n'ubundi province yaho Katanga, aho bigaragara ko ibi bice bisatira umujyi wa Lubumbashi. Aha ni ibirometero 400 gusa kugira ngo usatire umujyi wa Lubumbashi, kandi birazwi ko umujyi wa Lubumbashi ari ibumbatiro rya leta ya Kongo, aho bivugwa ko Lubumbashi yamaze kujya mu biganza by'uyu mutwe. Byaba biri mu kaga gakomeye cyane, kuko buriya na M23 yafashe umujyi wa Lubumbashi, tayari baba bamaze gufata leta yose ya Kongo. Bwana Bizima, biragaragara ko bitari buze korohera FARDC bitewe n'uko uno mutwe ufite imbaraga kandi utyaye mu bintu byose. Wenda nk'umuntu uri muri ibyo bice mu bayobozi wenda baba bavuga uno mutwe, wumva bawutekerezaho iki Bwana Bizima? Uyu ni umutwe wabatunguye cyane kandi ufite imbaraga ukomeye, kandi uri mu gace nakwita ko ari agace kabi cyane gafite ingaruka cyane FARDC, kuko ubona ko kano gace kari mu bice by'ingenzi cyane bikomeye, ku buryo ubona ko byanze bikunze bizasaba imbaraga nyinshi ku ruhande rwa FARDC kugira ngo babashe guhangana n'uyu mutwe, kuko agace kose ubasha kwigarurira hano kaba ari ingenzi cyane. Ariko mu bivugwa cyane na FARDC ni uko bazi neza ko ibi ari imipango yose y'iyi mitwe isa n'iri kwaduka muri iki gihe, yaba yarateguwe na M23 mu buryo bwo kugira ngo babashe gusa naho basabota igihugu cyose, ku buryo ubutabazi bubagora cyane kubutanga mu bice bitandukanye. Ariko ukabona ko ari strategy kandi koko y'ubwenge, kuko igihugu gifite ubuso bungana butya ntabwo ushobora kugenzura ko wagihera ku mupaka ukagera ku wundi hatabayemo organization imeze itya yo kuba wagenda ucamo ibice mu bihande bitandukanye hakazaba kwihuza nyuma. Rero ubona ko bizagora cyane FARDC bijyanye n'uburyo yateguyemo iki kintu, kandi ubona ko kiri kugenda kigiraho ingaruka zikomeye cyane mu buryo bwo gutegura operation, kuko nabo nubwo ari benshi ariko urabona ko bizabahona cyane. Yes, nyuma y'uko n'ubundi ibyo byose bimaze kuba, duha ishusho ku ma axe agiye atandukanye. Kuri axe ya Masisi, utujyane ku mirwano iri kumvikana y'abawazarenda, aho bongeye kugaba ibitero ku kibuga cy'indege cya Kavumu, hariya hafi na heza neza aho bari baturutse muri za Kahusi Byega. Utubwire uko byifashe Bwana Bizima. Yego, igitero cya hariya Kavumu ni agace ubona ko
gasa naho kabogamiye za Warikare ndetse na Karehe ndetse kagakora no kuri igice cya Sud Kivu hariya za Kabare. Rero ni agace karimo hagati gakorwaho na teritwari nyinshi, ariko ubona ko harimo FDLR ndetse na Wazalendo ku rwego rwo hejuru muri Kausibiega, ariko zitabamo nk'izituye kuko nta buzima buba muri iri shyamba, ahubwo zo zizamo zije gukora operasiyo cyane yo kuzasabota aka gace ka Kavumu, kuko gafite amakaritsiye asa n'akazengurutse atuwe n'abantu ariko inyuma y'ishyamba. Rero iyo bajemo akenshi baba baturutse Warikare. Ni uburyo rero ubona ko bafite amakuru neza ko M23 iri gushaka kwinjira Warikare, yinjiriye kuri za zone Masisi nako zone ya Karehe. Ukabona ko rero mu buryo bwo kugaba ibitero baciye muri izi nce z'inyuma za Kavumu ari uburyo bwo kugira ngo babarangaze, he kuba umuvuduko wo kwinjira cyane bajya muri Warikare, ahubwo habeho gusa n'abatinda hano bahakorera operasiyo, kandi ubizi neza ko gukora operasiyo muri pariki ingana gutya ari ibintu bigoye cyane. Ubona ko bashobora no kuba nta ngabo za M23 zirinjira muri iri shyamba bitewe n'ingano yaryo, no kuba batinya ko bahatakariza cyane bijyanye n'uburyo riteyemo. Rero ibi bitero bya Wazalendo uzi ko mu bihe bitambutse biheruka byabayeho gutakaza cyane, n'ubu nibyo biri kugaruka mu buryo bwo kugira ngo basabote iyi M23 muri kano gace, basa n'abayibuza uburyo ku buryo ihavugira igabanya umuvuduko ifite wo kwinjira muri Warikare. Yes, Bwana Bizima, dukubite ku yandi Max, aho muri regiyo ya Bijombo za Murambya imirwano ikomeje kuba mibi cyane ku ngabo z'abadede zikomeje kugaba ibitero karundura. Ese niho baba bagabanye kugira ngo ariho barwanira igikorwa barimo cyo kugenda bagabana nk'ibihugu bigiye bitandukanye byahuriye muri zone ya Minembwe, niho babahaye cyangwa nta makuru afatika wari wafata Bwana Bizima? Ntabwo nabara ko ari ukubaho, kuko imirwano isa n'iyahereye mu gitondo, kandi uburyo yatangiye mu gitondo cy'uwo munsi havugaga ko harimo ingabo zitandukanye ya coalition n'ubundi itari iyo kurobanura, ariko akenshi bo bagendera ku bwiganze bw'ubwinshi bw'ingabo, ariyo mpamvu ubona babyitira Abarundi. Ushobora gusanga aribo bafitemo abasirikare benshi cyane muri operasiyo, akaba ariyo mpamvu basa naho aribo babyitirira, ariko unabona ko muri iyi minsi basa naho aribo basigaye ku mirongo y'urugamba neza. Bijyanye n'ibi bihugu bindi bari kumwe ko bisa naho habayemo kutumvikana neza, bikaba bitarasobanuka neza, ariyo mpamvu wumva ku Burundi aribwo buri kumvikana. Ariko izi ni operasiyo zabereye henshi, kuko zabereye muri izi nce za Murambya, ariko no muri Plaine de Rusizi hose imirwano yagiye ibaho. Ubona ko ari ikintu kidasanzwe, nubwo FARDC ubona ko isa n'iri kubikorana ubwoba, isa n'itestinga, ntabwo iri kurwana ihamije hamwe. Sinzi impamvu ishobore kuba hari amabwiriza ifite ku buyobozi bwayo bw'uko nta bitero bikaze cyane muri iyi Plaine de Rusizi, ariko iki gice cya Minembweho imirwano yaramutse iriho. Ubona ko kuko izi ngabo z'u Burundi arizo zabaye nk'izitangiza mu buryo ubona ko bari kwesera nabo ku giti cyabo, kuko nibo biganjemo hano, ubwo izindi ngabo zasaga n'izabivuyemo zitarabona amabwiriza mashya bijyanye no kutumvikana na coalition bari kumwe. Urabona ko byanze bikunze iyo operasiyo itari buze kubahira neza, bijyanye n'uko kuba bayihariye, kandi M23 twirwanaho muri aka gace kamenya ngo ni ingabo izi n'izi zihariye operasiyo zonyine, biyongera morale cyane, kuko usanga iyo ari coalition mu mirasire yayo ibura avantage n'icyerekezo ifatamo, kuko y'ibitazi abayiteye abaribo. Ariko iramutse ifite aya makuru, ibisubizo byaza kuvamo byaza kuba atari byiza cyane kuri izi ngabo z'u Burundi, bijyanye n'uko baziyumvamo muri iki gice cya Minembwe bitewe n'amateka bahafite. Bwana Bizima, tugarutse inyuma muri Nord Kivu, imirwano yazindukiye i Masisi yaba yahagaze cyangwa irakomeje? Masisi ari imirwano muri kariya gace n'ubundi ntabwo ari imirwano yamaze umwanya munini cyane, kuko ni Wazalendo, kandi ntabwo urabizi neza, ntabwo bajya bafatiraho bya bindi by'amasaha menshi. Bararwana bakubita bakumva ko bishoboka cyangwa bidashoboka bakagenda, ariko agace bagenzuraga n'ubundi baracyakarimo, kuko kari mu ntera ndende ijyanye n'aho pozisiyo y'ingabo za M23 ya Mukoto iri. Urabona ko bari mu birometero bigera muri 7 uvuye hano. Rero ntabwo M23 irabasha kujya kubakura muri icyo gice, yabaye nk'ibareka, kuko n'ubundi yakigenzuraga ariko kiri mu ntera yayo.
kandi ni igice ubona ko kidatuwe cyane, gisatira n'ubundi amashyamba ya Masisi hariya, ariko ubona ko itari buze gukunda ko bahaguma kuko nta mutekano yaba ifite muri santere ya Mukoto, kuko bari mu birometero bike cyane, kandi ubona ko ibintu bijyanye n'imibereho byose n'ubundi nabo babikura muri iyi santere ya Mukoto. Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere. Yego. Namwe bakunzi bacu reka tubashimire, update zo nakagaruka tongere dusubire muri update zacu nshya nkuko twabibasezeranije. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.